ibyo kunywa. Amen. Uriya muntu ntabwo ajya apfa kuba. Turi kugendana abwirirwa afite ibiryo. Hari amasengesho y'ukubiri tujya dusenga. Hari amasengesho yitwa ay'agahato. Amen. Hakaba n'andi yuko ufite ikigeragezo ugasenga kubera ko wagerageza. Hari n'andi masengesho usenga kubera ko ukunda Imana, kubera ko ushaka ubugingo, kubera ko ushaka kuzabona Imana, kubera ko ushaka kuzagirwa neza. Ubwo ni amasengesho y'uburyo butatu. Haleluya. Wa undi rero usenga uri mu kigeragezo, ikigeragezo kivuyemo arabireka. Wa undi usenga ay'agahato ni amasengesho gusenga twabuze ibiryo. Amen. Ugasenga wasoza ukabura icyo usoresha ugakomereza kubera ko wabuze icyo usoresha. Ayo ngayo nayo Imana imukubise ibirayi n'umuceri nayo yavamo. Ntabwo tubyumvise. Ariko umunsi reka mubwire umunsi uzaba ufite we kuduhumbi ve. Amen. Ukavuga ngo ndiyirije umunsi w'ibiri itatu ufite amafaranga mu mufuka uzamenye kuri mu murongo muzima. Muranyanze? Haleluya. Agakiza gakomereho, agakiza kanambeho, agakiza kagumemo. Nukagumamo hari impinduka zizakubaho. Nugira umugisha wo kuza ahantu nk'aha Imana ikakuvuga fatiraho. Fatiraho. Wegera umuntu w'inshuti umubaza ati niko bafatiraho gute? Ni gute bafatira? Akwigisha uko bafatiraho. Nawe ufatireho. Nawe ufatireho. Nawe ufatireho. Wizamo umuntu uje kuragura. Zalabini modera. Topene binivo. La chakota. Wow. Agura. Imana irambwiye ngo amarira ufite iriya guhojeje. Haleluya. 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 Wari ufite amarira menshi, nta gisubizo wari ufite. Wareba nta cyiza nyine kikugeraho rwose, ntacyo. Kandi ibimenyetso by'ibyiza biraza bigashaka kukugeraho, ariko ntumenye aho bigiti. Ariko Uwiteka uri mu ijuru nkunda kubwira abantu ngo nuryama ukabyuka ugasanga uri muzima, ujye ukurire papa isaruti y'umukubite kubera ko uzaba uri umukandida w'ibyiza. Nuba uri umushomeri ukabona burakeye, jya umenya ngo ejo uzabura akazi. Niba uri umurwayi ukabona burakeye, jya umenya ngo ejo uzakira. Niba ushaje ukabona burakeye, umenya ngo ejo uzajya. Niba uri umukode ukabona burakeye batabuza, umenya ngo ejo uzubaka iyanjye. Niba ubyumvishe komera Imana yanjye amashyi. Imana irambwira ngo mubwire ngo ni kenshi bategereje gukorwa n'isoni, ariko Imana yaraguhishe. Kandi noneho iyo yaguhishe uyu munsi iragutwikuruye, bagiye kumenya ko mu ijuru hari Imana. Reka njyewe wibwire kandi ugusenga bya cyane, ariko Imana igiye kubikorera icyubahiro cyayo kugira ngo bamenye ko mu ijuru hari Imana. Maze reka wisanya kakana uzababarira ibintu Imana igiye kugukora. Ujye ubwira abantu ngo ni ukubera Imana. Ujye ubwira abantu ngo ni ukubera ikiceri. Ni ukubera Imana. Imana yubaka, Imana ikomeza, ibidakomeye bigakomera mu izina. Amen. Izamurira icyubahiro yo kabyara. Imana yo kabyara, mbabarira utindeyo, mbabarira
Imana yacu agahora ku ngoma. Ebonesha Yesu topere binivo mekere binitra la shakaya bini zelele binivo menekaya wi la shakota kaiwa. Yes, urashoboye, urakiranuka, urera cyane. Iriteraniro mwami, iritererebo leta yawe mehotakaya zele washairi tope enebo. Tuba dufite amasaha make, ariko reka umuntu ugera ku buriri ntaryame ahaguruke. Ewe Imana inyeretse aze musengera Imana. Iyo ugeze ku buriri buba bukeye kuri wowe. Muzi muhagarara aho nubwo amasaha ni make, ariko uko umwuka ari buyobore niko ndi gukuri. Siko bimeze. Imana irambwiye ngo nubwo ugera ku bintu usinzira, ariko Imana sibyo nzobona ku buzima bwawe. Nivuga ngo Imana niba ivuze ngo yicyubahiro nyuma, ngewe ntacyo nkeneye icy'Imana yampamya nicyo nshaka. Izamurira amaboko, ariko wakora ko yatinzayo, kw'Imana yakwimanye, kw'Imana yakurengeye, ko bakurose bakaguhabira bakakudarangira, ariko uyu mwanya Imana ikugarurira ubuzima n'ubundi wari uriho utari. Sibyo siko bimeze, wari uriho utariho, ariko Imana yarahaba, Imana yarakurenge, Imana yabanye nawe uko mucya. Nubwo bari bategereje kutazabaho, ariko wababanyeho. None umukandida w'uyu munsi aramenyekanye. Imana irakurengeye, Imana irakutabaye, Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho icyangiro, Imana irakuburaniye. Hari imanza mbona imbere yawe, Imana iburanye, Imana ishoje, Imana irangije, Imana iragushekeje. Kandi ikindi, hari ihembe baguteje ry'umugongo la washaya binifo metara binifo, ariko guhera uyu mwanya Uwiteka aragutabaye. Umubiri wawe arawushinganishije, umubiri wawe awushyizeho uburinzi, umubiri wawe awushyize ubuzima. Usengera wateye haleluya koko. Amen. Amen. Imana yanjye irakuzinguye, ni ukuri kandi irakuzinguye, kubera ko ari Imana, kubera kwigira neza. Adusaba telefone bazizima. Irakuzinguye kandi ugiye kubonesha amaso yawe uko Imana ije kukugira neza mu izina rya Yesu. Reka mubwire, wowe umeze hagati gatewe mu mazi hagati, katagira hepfo katagira haruguru, kari mu mazi hagati, kagoswe n'amazi. Amazi muzi cyasobanuye ibigeragezo. Yewe niko bimeze cyangwa siko bimeze? Niko bimeze. Uwiteka akagutabaza, usengera he? Mugaturika uzabatizwa amazi menshi shaka, sibyo? Uzabatizwa amazi menshi, uve mu cyaha cya Adamu na Eva. Yego utuye he? Reka mbabwire, muri iyi minsi hateye umwuka w'abagome, hateye umwuka w'abarozi, hateye umwuka w'icyariro. Ukaba uri kugenda uza kubona mu mayerekwa, umuntu agafata umwanda akawutuma, yarangiza akawufata akawugutondera akawutera. Icyo gihugira icyariro, n'uwo mushakanye nimubana, n'umwana wabyaye arakwanga, n'umuntu wese arakwanga, aho uciye ukabanukira, aho uciye bikaba ikibazo. Yego, ariko Imana iguheshe umwana bamuteye mu izina rya Yesu. Imana iragiye guheshe umwanda, Imana iragiye ngo bamuteye umwanda, ariko umuntu uri muri umuterurano ngo bikumarire iki kweli? Imana irakurengeye,
uruhukiye imbere y'Imana. Imana ikurinze kurwara umutima. Yego, Imana ikurinze kurwara umutima. Mama ndaje gusengera. Mana yawe, ntabwo ujya usinzira, ntabwo ujya usinzira. Wasinzira ute? Imana ikukuyeho na gereza. Ntabwo byumvisha wasinzira ute? Abazima babi bakwicaye, abazima babi bagutongereye, abazima babi reka nkubwire ibintu ugendana nabyo umenye nabyo kuvuvutse kugeza uyu munsi nibyo Imana ibishoboye. Ubanye nabyo kuva uvutse n'ubu ari gutongerera guteruye uragahinja, ariko yitari kubera ko Imana yakuriye, kubera ko Imana yabaye nawe, kubera ko Imana niyo imenye intambwe zacu. Imana igiye kutureba nawe yabanje kubaza ngo yabikoze nk'uko ibishaka, kubera ko yari yabigambiriye. Kubera ko kubaho kwawe ntabwo ari impuhwe z'abana b'abantu, ni Imana yakubeshejeho, ariko uyu munsi birasobanutse. Ibiganza byawe navuga, ibi biganza byawe ufite ubwenge wakabaye uri ahandi hantu kure cyane, aho uyu munsi siho wakabaye uri, ariko ibiganza byawe nabyo wagira ngo biratobotse. Amafaranga ageramo, ariko guhera uyu munsi Imana irakuvumuye, Imana irakuvuye, Imana irakuvuye umuvumo y'imivumo yose baguteye. Imana irakuvuye mu izina rya Yesu. Uhagaze ku ruhande tuba turi kwirukanka amasaha n'abakora. Amen. Mama, Imana igukuyeho urupfu, Imana igukuyeho urupfu. Ndeba urupfu wakunukagaho umubiri wawe wose waragiye ufatwa n'ibyo utazi nawe ubwawe. Burira ngo ni bucya, bwacya ngo ni bwira, ariko the summer with the men votakaye. Kandi Yesu uri umubyeyi mwiza, uri n'umubyeyi mwiza, niko Imana imbwiriye. Uri umubyeyi mwiza, nta n'umugome ugira, niko Data ambwiye. Icyo nicyo cyatumye akurinda. Rero kuva uyu munsi aguhaye ubuzima, uzarama mama, uzarama. Imana iguhaye ubuzima, Imana umubiri wawe urawukijije, Imana dope edebinifo munda yawe Imana igezemo, Imana irakamuye, ikurinze kanseri y'amara yo kabyara. Ariko mbega abantu bari hano mwambaye mukanya, Imana yamucyubahiro, mwambaye mukanya, haleluya cyane. Ubwiza bw'Imana burakugose. Umutwe wawe wakubaye umutwe, bakuroza bakoresheje ibinyugunyugu, ibintu by'ibinyugunyugu nibyo bakoresheje, bakundi byiruka bigenda, niko umutwe wawe wari umeze. Ariko guhera uyu mwanya Uwiteka arawukijije, Uwiteka arakurengeye, Uwiteka arakurwaniriye, Uwiteka akubereye. Abantu bari muri iri teraniro n'ibiragi nakwigirisha mena. Ndi kuvuga Imana ikiza, Imana ireba uko tutareba, Imana imenya ibyihishe, Imana ikiza abarwayi, Imana imenya ivuka ryawe, ikamenya n'iherezo ryawe. Mwayikomeye amashyi. Nawe ntabwo usinzira, ntabwo ujya usinzira, buracya burira ubugoye kuri we bukaba bukeye. None se ko Imana yakurinze kujya indera, Imana yakurinze kujya indera, n'uwo mwana uteruye wakabaye warapfuye, sibyo? Ntabwo ukiriho, ariko papa yarahamagaye. Ariko mwamvugira ngo amina ko papa yarahabaye. Usengera he? Wahagaritswe n'iki nshuti? Usenga ko ariko buzima.
Imana yarakurinze igiye kwimana ubu igituro cyawe kiba cyaribagiranye none duteruye akana keza ku shuri kameze neza nawe ugahagarara gusenga Imana. Shaka Imana ikugirire neza, shaka Imana ikurengere. Dore mu matwi yawe uhora wumva amajwi avugiramo. Nijoro iyo uryamye baraza bakaguterura agasigara karakasi bajyanye umuntu. Ikimenyetso buri gihe iyo ubyutse ubyukana amavunane igwa cyangwa we ubyuka wavunaguritse washenjaguritse kubera ko baragutwara bakajya kugukoresha imirimo y'agahato. Ariko abantu babaye badasenga mubayeho mute? Abantu babayeho badasenga mujye gusenga. Satani none se Imana yaje kugenda wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umubi. Uyu mubi yaramanukiye iki? Abantu b'Imana. Uyu mubi ntabwo yaramanukiye bino bizu cyangwa amasare, ahubwo yaramanukiwe ababa muri ayo mazu. Shaka Imana ikugirire neza. Ndaje gusengera nawe ntusinzire. Reka mbasengere Imana. Muzamure ibiganza byanyu muvuge ngo Mwami Yesu topere bone shala benevo. Mama bakuroza imbwa urabizi iyo bwije nijoro. Uyu mubyeyi ari nijoro abimbwa nijoro abiki kandi bakuroganye nyine n'uyu mwana ubimbwa ukagenda ntabwo uri mu nzu n'abari mu nzu bazi ko bari kumwe n'umuntu kandi si umuntu bari kumwe nawe. Sinari mbabwiye ngo mureke nisengere ariko ngiye kubona ngo n'imbwa kandi nibyo bakuroze. Ariko guhera uyu munsi mwazamura ibiganza bwe Imana imukize, Imana imukure uyu mwuka mu izina rya Yesu. Dopekele bone shakaya binifo metala widesi. Ko mutashyizeho imeza ngo abantu bagura amazi nyasengere, ko mutashyizeho imeza ngo abantu bagura amazi tuyasengere. Bashaka amazi nsengera amazi. Uyu mubyeyi amaraso ya Yesu niyo ari bukureho uyu mwuka w'imbwa n'uyu mwana wawe. Amaraso ya Yesu watwitangiye, Yesu watuviriye amaraso ku musaraba igorogota. Amaraso ye niyo ari bugukize mu izina rya Yesu kandi urakira. Uretse ko nta nubwo ari we n'uyu mwana gusa, ahubwo umuryango wawe wose, wose nta kiza kiriye. Ni imbwa nta kintu na kimwe mushobora kwigeza. Siko bimeze ariko Uwiteka arakurengera. Waje umwungishije amaraso ya Yesu aragukiza. Uyatware muyakarabeho uyatere no mu nzu yawe maze n'ujye ufite Bibiliya se? Wowe uri umurokore se? Wowe uri umurokore ariko wowe uri umurokore. Wimbwira imyaka icyanditswe ngiye kigufasha muri Bibiliya ni ikihe? Esayi kangahe? Bari 59 sha. Wamuvise 59 umurongo wa 7 n'ibice 50. Mujye musoma ijambo ry'Imana. Mujye kuko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Yewe ari muri 59. Mujye musoma Bibiliya
sibyo wagerageje ntabwo ukwiye kugerageza kuko nugerageza iby'Imana nawe bigeragezo bizakubaho byinshi. Ntukagerageza iby'Imana ubibemo wese. Mama humura yego humura agatuza kawe Imana igakozeho yego ugenda agatuza kawe Imana igakozeho uryama ntuhumeke neza. Hanyuma Imana yakurenze kugenda mu kagare. Mvuza akagare Imana yakurenze kwicara mu kagare. Mama Uwiteka yakurengeye kugendera hehe? Mu kagare. Imana yarahabaye kugendera hehe? Mu kagare. Yo kabyara yarakurengeye yarahabaye. Gira amaguru yawe gutya. Yagira utya. Muze hano masengere. Azamuke masengere. Reka dupepere Yesu. Yesu ni muzima. Uwo mwana ufashe ukuboko n'uwawe mubyaye bigoye wamubyaye bigoranye cyane. Imana irambwira ngo mwana wamubonye bigoranye cyane, byari biruhije. La shawa takaya binivo meketakaya dry vosi erebinivo ariko desiribone dry. Uwiteka amugaruriye ubuzima. Uwiteka amukuyeho umwuka w'inzoka y'abarangi. Imana imukuyeho umwuka w'inzoka y'abarangi. Imana imukuyeho umwuka w'inzoka y'abarangi. Dopere bone spire. Imana imugaruriye ubuzima bwe. Uyu mwana ntabwo yabaga kurenza imyaka 7, ariko Uwiteka amuhaye kuramba, amuhaye kuzabyara nawe akagira abana mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza. Imana irambwira iguhojeje amarira uri kurira ni menshi, ariko Uwiteka araguhojeje. Uri kurira amarira kurenze, uraryamukarira ukabyugukarira, n'ibyo ubonye kurya ubirya ubitamo amarira, ariko Imana iguhojeje iki? Uri Imana ishobora byose. Urabini tayawi menetakia da vosi enebiliwa wozere binigai. Girira neza ubwoko bwawe Mana, bitehuye data. Imbabazi zawe demenia ziboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Babahore mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza byanyu. Babahore mu izina rya Yesu. Ababazi inzu bazingure. Alebonesha ya windesire. Ababahinahini bahinura mu izina rya Yesu. Abarinu nahoze. Ababajyani kuzimu bakureyo. Kubera kuri Imana. Uri Imana yaturemye. Uri Imana ituzi. Uri Imana itwitaho. Uri Imana. Urakoze Mana, ndagushimye Mana. Bimeze bite? Namakuru ki kuri aba bantu bawe? Ubakore vaya sisi, ubakore beneda leshabonevo meneta ayabi. Haleluya. Urakoze Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje kandi tuguhaye icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana yambwiye ko ikimenyetso bahaye n'ukuri abapasinziraga barasinzira. 2, Imana iguhaye amafaranga.